Muraho, hinga ibihumyo mu nzu iwawe urwanye inzara mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi byo kuguma mu rugo kubera coronavirus, maze usarure mu minsi 15 gusa. Iyi video ni ya Tohoza Inoti. Tohoza Inoti ni YouTube channel ya Tohoza ibagezaho imishinga yunguka, ikabereka ishyirwa mu bikorwa ryayo intambwe ku yindi. Ni imishinga iba yizewe kuko tuba twayinonosoye. Kurikira. Niba ukunda iyi gahunda ya Tohoza Inoti, kunda iyi video ukanda ku gikumwe, ukande kuri subscribe, ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye uhita ubona video tukishyiraho. Mu bikoresho tuza gukenera, turakenera imigina ibirimo umurama n'ifumbire ihagije. Turakenera n'itaka, n'itaka iryo ari ryo ryose kuko mu migina haba harimo ifumbire ihagije, si ngombwa itaka rifite ifumbire. Turakenera n'amabase abiri, ibase imwe ari iriya y'umukara itobaguye mu ndiba, n'indi base nzima ari iriya y'ubururu. Mu base nzima turaterekamo amatafari cyangwa se ibintu bituma niduterekamo ibase iriya y'umukara yegere hejuru, bityo ibase y'ubururu ijya ibona uko yakira amazi twasutse ku migina. Nukuhira buri munsi, buri gitondo saa moya. Nyuma y'icyumweru muzabona ko hazapfupfunukamo utuhumyo tunzinya mu migina. Hanyuma nyuma y'ibyumweru bibiri nkuko mubibona hano, muzabona ibihumyo byeze neza, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mushobora guhisha iri taka mukoresheje amasarabwaye cyangwa se ibarizo mu rwego rwo kongera isuku nimba ari nko mu nzu y'amakaro cyangwa inzu isukuye cyane. Uyu ni umushinga wunguka kuko aya mabase yose nayaguze bitatu. Iyi migina, buri mugina ni 600, ubwo ni 2400, byose hamwe byantwaye 5400. Ikiro ku isoko ushobora kukigurisha hagati y'5 na 2 bitewe n'ubwoko bw'ibihumyo wahinze n'isoko wabijyanyeho. Urumva umugina ushobora kuwusoromaho mu gihe cy'amezi 4, buri byumweru 2 usoromaho buri byumweru 2. Nyuma yo gusoroma kangahe igishoro watanze kizaba kibonetse. Ni umushinga mwiza kuko mu gihe nk'iki cyo kuguma mu rugo nta buryo bwo guhaha buhagije buhari, ubu ubona isupu buri munsi, cyangwa se n'igihe wagiye gushaka guhahira urugo rwawe ukaza ntacyo waronse, uba wizeye ko urabona isupu ku isahane maze umuryango wawe ukarya. Byose rero ni umushinga mwiza, ushobora guhinga byinshi niba ushaka gucuruza. Tohoza Inoti ni YouTube channel ya Tohoza ibereka intambwe ku yindi ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga yunguka, bityo namwe mukamwayishyira mu bikorwa. Kandi mugira amahoro. Bye.